nyine dore ikibazo cya mituweli, urimo kujya kwishura mituweli noneho bakakubwira ngo abanza wishure ikirarane cy'umwaka utishyuye. Abantu bakibaza bati mbese muri uyu mwaka turangije ko tutigeze turwara, ko tutigeze tujya kwivuza, kubera iki barimo batwishyuza ikirarane kandi tutarigeze tugikoresha? Ibi ngibi ugasanga ari ibintu bigomba kuba byakosorwa muri sisiteme. Nyamara mu gihe abaturage bitegura kwishyura mituweli ya 2026 2027 barimo baribaza uburyo bagiye kuba bakwishyura iyi mituweli, nyamara hari ibirarane batigeze bishyura. kandi mu by'ukuri gusa ikinesheje cyane ni uko umuntu arimo kubasha kuba yakwihindurira icyiciro cy'ubudehe, akabasha kuba yakwishyura ayo yumva azabona. ariko namwe nyaboneka ibi bintu bemo ubugenzuzi, ibintu ntibipfe kuba byakorwa n'uwari wese, kubera ko buri wese ashobora kuvuga ati nzashobora aya ngaya, nyamara arimo ashaka kuba yaryamira abandi. rero urajya nyarukira ku rubuga Mbaza, urajya muri browser yawe bitewe na browser ukoresha Chrome cyangwa se Opera. browser yaro yose ukoresha, uragenda wandikemo Mbaza. noneho nomara kwandikamo Mbaza, leta haza urubuga bita Mbaza. noneho bakubwire ngo uzuza umwirondoro wawe, ariko barabanza gusabe account, kuba ufitemo account. nta kundi rero kugiramo account, urasabwa irangamuntu. nomara gusabwa irangamuntu, urasabwa nimero ikubaruye. no kwa ngo ibi ngibi birakorwa n'umukuru w'umuryango. umukuru w'umuryango niwe wenyine ushobora kuba yakora ibi bintu, kubera ko ari ibintu bijyanye no kuba yakwishura mituweli. ukibaza uti rero kubera iki abantu batishyuye mituweli mu gihe cyashize barimo kusabwa kwishura ibirarane mbere yuko bishura indi mituweli? ariko wa mugani nawe wareba ugasanga ibi ngibi biramutse bikozwe uku nguku, uruhande rumwe harimo kuba ari guhutaza cyangwa se kubangamira abaturage, cyangwa se sinzi uko nabivuga. RSSB ifite uko iraza kuba yadusobanura cyangwa se yasobanura abaturage, kubera ko nibo ireberera rero bavandimwe. icyo tubasaba gusa ntihagire umuntu ucikanwa no kwishura mituweli kubera ko ari umva. none ibyo bavuze ku kijyanye na mituweli, abantu mwabifite ibibazo bijyanye na mituweli, ubu noneho ibintu bibashe kuba byakemuka. uko mubibona kuri screen yanyu ni amakuru masha ku mafaranga ya mituweli. gusa reka tubanze tubasabe nyaboneka, nimba mutarakora subscribe, nta kindi tubasabye no gukanda kuri buto ya subscribe. nimumara gukandaho murabona ko iri guhita ihinduka cyane cyane, kandi hari n'abamaze kuba bakanda kuri subscribe. ibi mwamaze kubikora turabashimiye. ngaho mutwemere rero muhite mwirukankira ku nzogera ntabwo mukandeho, kugira ngo notification ya video yose dushizeho mujye mubasha kuba mwayibona. uko mubibona rero hariya muhite mukora like, hariya uhita ukanda kwa kariya kantu k'agatoki k'igikumwe karebye hejuru. noneho nurangiza uhite utwandikira no kuri comment kugira ngo tubashe kuba twagira ibyo dukosora. muri aka kanya rero ni amakuru asa nkaho atunguranye, ni amakuru asa nkaho abaturage batari biteze, yaba abaturage bo mu cyaro, yaba mu mijyi, yaba bishoboye, yaba batishoboye, abo bose bari bakeneye ayo makuru. ni amakuru rero aturuka muri RSSB, mu kigo cya mituweli cyangwa se Rwanda Social Security Board. ni ikigo gishinzwe ibijyanye n'ubwisungane. rero tugiye kuba twarebera hamwe icyitwa mituweli, utubyari bigaze bite mituweli. nyuma yaho hari hashize amezi atari makeya hasohotse amafaranga atagira ingano, ugasanga nk'uwishuraga 3 harimo yashizwe ku 20,000. abantu bakibaza batese ibi bintu kuki bari kubizamura, byatewe n'iki? hese ubundi ko mituweli twajaga kwifuza imiti ukayigura hanze, none atangiye kuba bakongeza ibiciro. ibyo ngibyo abaturage akagenda babyibaza bavuga ati by'ukuri kubera iki ibintu bibaho. ariko bagiye bavuga ko mu by'ukuri ibyiciro kuba byazamutse cyangwa se kuba amafaranga y'ubwisungane yazamuwe kugeza ubwo umuntu wishuraga 12 ari abantu 4 ubu barimo kwishura 80,000.
bamwe bati tuzapfira mu rugo, abandi bati Imana izaturinda, abandi bati tuzajya kwifuza muri prive. Nyamara ntibamenya yuko na prive nayo ikimara kumva ko amafaranga ya mituweli yazamutse, nabo bahise bazamura ibiciro. No kuvuga ngo prive y'iyi minsi nayo izaba yihagazeho. Prive y'iyi minsi nayo izaba iri gukosha, izaba imeze nabi. Bityo rero niba uri umuturage ukaba ufite imbaraga, ukaba ufite ibintu byo gukora kugira ngo ubashe kuba wahabwa agaciro ku buzima bwawe, ubundi ubuzima ni ubwawe. Rero nimba ubuzima ari ubwawe, nta mpamvu n'imwe ugomba kuba ukerensa, nta mpamvu y'imwe yo kuba utakwishura mituweli. Rero ibyiciro bya mituweli, abari bafite ikibazo cy'amafaranga bazishura kikaba cyakuweho kubera ko ubu ngubu uri kugenda ku rubuga bita Mbaza, noneho wamara kwandika mu rubuga bita Mbaza, noneho bakabasha kuba bakwereka uko ugomba kwihindurira, ukavuga amafaranga ugomba kuba wakwishura bitewe nayo ushoboye kuzabona. Twakomeje kubasaba rero gukora subscribe, like, share na comment, kandi nyaboneka izi video zacu ntimukagiye mwihutisha cyangwa se ngo mugende mutazishoje zose, kubera ko ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu umuntu atabasha kuvuga ngo arasimbutsa, arihutisha, kubera ko mituweli ari ingenzi. Rero mituweli ku baturage abari bo bose, iri ni itangazo ryari rimaze kuba ryashirwa hanze rivuga ko mu by'ukuri buri wese agomba kuba yakwishura ubwisungane bitarenze ukwezi kwa gatandatu, kubera ko no kuvuga ngo dusigaranye uku kwezi kwa gatanu gusa, kandi murabona ko ukwezi kwagiye. Birasaba rero ko kugira ngo umuturage abashe kuba yakwivuza, batangira kuba bakwishura mituweli, kandi mituweli ikishurwa mu buryo bukurikira. Ushobora kutabonera rimwe amafaranga ya mituweli, ariko ukaba wabona igice. Icyo gihe bakwemera ko uba uyishuye muri systeme, barabikwemerera, ushyiramo umubare wayo ugomba kwishura, ukayishura, wazabona ndi mu by'ukuri ukabasha kuba nayo wayishura. Wenda itandukanizo riri hagati y'ibi ngibi, iyo usanzwe urimo ikirarane, mu by'ukuri bagusaba kubanza wakwishura ikirarane cy'umwaka washize. Rero ibi ngibi ukavuga uti mu by'ukuri none ko ntigeze nishura, sindware, kubera iki mu by'ukuri ngomba kwishura ikirarane. Ibi bintu rero abaturage bakaba bashobora kuba babigarutseho, abaturage bakaba barimo bibaza ati by'ukuri kubera iki ibi bintu bikomeje kuba byagaragara. Nshuti y'abavandimwe rero, iby'urukundo rw'Imana, iby'agakiza, iby'imbaraga z'Imana zikora ntawamenya. Gusa icyo twabisabiye ni ukukora subscribe, like, share na comment, kugira ngo tujye tubasha kuba twagerwaho n'ibyiza muba mwateguriwe. Kandi nyaboneka iyi video uramutse igufashije, nawe wakandikira muri comment cyangwa se ukadusangiza abandi.